Amen. Haleluya. Turashimana kubanga muri kino gitondo, turashimana yatubashishije muri kimwe tumaze tuganira. Harabo twamaranye kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu ndetse n'ejo ku mugoroba. Harabaje umunsi ariko twari dufite intego muri kino cyumweru ivuga ngo reka ubwami bwawe buze mu byo dukora. Ndatekereza ko rero turi bukomereze muri ka turambure Bibiliya zacu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 7 kugera ku murongo waho wa 13. Matayo igice cya 7 igice cya 6 umurongo wa 7 kugera ku wa 13 baravuze ngo namwe ni musenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagane bagira, bibwira ko amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. Nuko ni musenga ntimugase nabo ko so azi ibyo mukennye mutarabisaba. Nuko ni musenga musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twariye barimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari byawe none n'iteka ryose. Amen. Ndashaka kugira ngo mu magambo menshi twaganiriye ariko kuri uno munsi kino cyumweru twongere tugaruke muri iri jambo. Niho nshaka kugira ngo mpuze n'igiti twagiye tuvuga, hanyuma bize kuduha kugira ngo tuvananga cya kivuzo kivuga ngo reka ubwami bwawe buze mu byo nkora. Niba uri umunyeshuri, niba uri umucuruzi, niba ukora akazi ka leta, ibyo ukora byose reka ubwami bw'Imana buze mu izina rya Yesu. Rero ntibyangora kwita mfata uwo murongo nk'abasobanuriye iri sengesho. Bamwe bagita ngo ni irya Data wa twese, ngo niko bagita, ariko mu kirimi cy'icyongereza bagita ngo ni isengesho ry'umwami, Lord's Prayer, isengesho ry'umwami cyangwa isengesho Yesu yigishije by'umwihariko. Iri sengesho kwa ngo Yesu agigishe hari ibyabanje. Iyo usomye mu bundi butumwa bavuga yuko abigishwa babwiye Yesu batari ko twari amoko menshi yo gusenga, twigishe gusenga, tumenye uko dukwiye gusenga, tumenye turatangira hehe, turasenga mu buhe buryo, turaca hehe. Na Yohana araza akigisha abe gusenga, twigisha. Ariko hano hari amagambo mbere ko atangira kubigisha yabanje kubihanangiriza. Ijambo rya mbere yarabwiye ngo nimujya musenga, mugiye gusenga, icya mbere ntimukibwira yuko mu gusubira amagambo kenshi ari byo bituma mwemerwa. Uko musubira amagambo kenshi murepeta, mwakibwira yuko uko dusubira amagambo menshi ari byo bituma isengesho ryacu rigira imbaraga. Icya mbere arabwiye ngo mu gusubira amagambo menshi musenga sibyo bizana imbaraga. Icya kabiri no kuvuga amagambo menshi, imibare myinshi y'amagambo, burya ngo siho, niko ijambo ryatubwiye, haravuga ngo siho burya bituma twemerwa. Hari igihe rimwe na rimwe tugira ngo dufite amagambo meza twasubiramo bigatuma Imana itwumva, cyangwa rimwe na rimwe tukagira ngo dufite interuro ndende n'amasengesho y'ibirometero. Yesu ndakubwira ngo rero isengesho ngiye kubigisha ntirishingiye mu gusubira mu magambo menshi, ntinashingiye no mu burebure bw'amagambo. Icya gatatu, nta nubwo njyewe ibyo nkeneye uko munsaba, kuko mutari mwansaba ndabizi. Bese mu yandi magambo, isengesho ryanjye ntirishingiye mu gusaba, nubwo gusaba ari igice cy'isengesho, ariko gusaba si isengesho. Bagira ngo tugende kubereza kudufasha kumva impamvu dukeneye ko ubwami bw'Imana buza. Arabwira rero ngo ntimukibwire kuko musubira amagambo menshi. Nigeze kumva umwana umwe arimo arasenga, nanjye nantangaza, numva aravuga ngo mu giti cy'inganzamarumbu usamba itarumba bwugamo. Hanyuma namaze niko imyaka yawe isa giti cy'inganzamarumbu urakize. Ati nuko nyine mbikora. Ntabwo ari ikibazo. Ari rimwe na rimwe dusiga ishapure ya hahandi tugasigana n'imasengesho ameze nk'ishapure, ibintu bitatuvuyemo. Rero isengesho si amagambo menshi usubiramo, isengesho si uburebure, ndetse isengesho si ugusaba kuko Data abizi. Hanyuma rero ngo ngiye kubigisha isengesho ryanjye uko muzajya musenga. Ndaza kubafasha rero. Iri sengesho yabigishije si isengesho ry'ukwezi, si isengesho ry'umwaka, ni isengesho ry'umunsi. Naje guhishurirwa buriya Imana ntiduha umwaka, Imana ntiduha amezi, buri Imana iguha umunsi.
buriya muri ngewe icyo mfite ni none ejo sahanjye muri uzareba Imana ivuga ngo nguyu umunsi nkuremeye kugira ngo wishiremeremo unezererwemo, kuko umunsi Imana iduha umunsi. Ni ukuvuga ngo dukorana n'Imana daily, buri munsi dukorana n'Imana umunsi ku wundi. Nidukorana n'Imana bese Imana yacu buri turemera umunsi. Niyo mpamvu buri munsi kugira ngo iri sengesho ni ijya buri munsi, ibirimo bya praying bikora buri munsi. Hari abantu bagira ngo amasengesho nayo ibintu tubika, amasengesho rimwe rimwe ajya aba investment tujya tuyashora, ariko iri sengesho avuga ngo dore ibyo mbasabye ko mugiye gusenga. Reka namufashe iri sengesho. Haleluya. Ndabizi muri senga kenshi, ariko reka tubone umugisha mu izina rya Yesu, twibanda ku ijambo rivuga ngo reka ubwami bwawe buze. Iri sengesho kuko ritari mu magambo menshi, rikaba ritari mu gusubiramo cyane turepeta, rikaba ritari no mu gusaba, nta nubwo turisenga ariko dufite ibyifuzo. Ni isengesho rya buri munsi, icyifuzo kiriho kitariho, wahaze utariye, iri sengesho ni rya buri munsi rivaho. Iri sengesho Yesu yigishije ririmo ibintu bikomeye. Ni isengesho nakita gutya, ni isengesho ryo kuzana ubuzima bwawe mu Mana, hanyuma ukazana n'Imana mu buzima bwawe. Ubyumve neza. Lord's Prayer cyangwa isengesho rya Data twese, tuzana ubuzima bwacu mu Mana, hanyuma bigahindukira tukazana n'Imana mu buzima bwacu. Ririmo ibice bibiri. Ririmo igice cya mbere aho duhereza Imana ubuzima bwacu, hanyuma hakamo n'igice cya kabiri turi burebe aho Imana nayo imanuka ikaza mu buzima bwacu. Mu yandi magambo, iri sengesho ni isengesho rya partnership, ni isengesho rya partenariat, ni isengesho ry'ubufatanye. Dukeneye Imana kujya mu buzima, yuko dukeneye ubuzima bwacu ko bujya mu Mana, ariko tunakeneye n'Imana yuko iza mu buzima bwacu. Ni riri mu magambo menshi, nta nubwo ari na rirerire, ariko buri munsi cyo dusenga true prayer, gusenga gukwiriye nuko nzana ubuzima bwanjye mu Mana, hanyuma Imana nayo ikaza mu buzima bwanjye. Yani magambo, nta muntu n'umwe ushyira ubuzima bwe mu Mana ngo Imana irorere nayo kumanuka ngo ize mu buzima bwe. Biruzuzanya. Agiye kubabwira rero, babwira ngo ariho cyane cyane tangira, arabwira ngo nimujya mujya gusenga, mujya muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Haleluya. Ijambo ryitwa Data, Father, Père, mu rurimi rwabyo rwuzuye baravuga ngo ni life giver, ni umutanga buzima. Rero iyo dutangiye iri sengesho tubanza kwita Imana Data, nko kuyibwira ngo ni wowe nyiri ubuzima, kuko ntitwayiha ubuzima bwacu atari nyiri ubuzima, kandi ntiyaza mu buzima bwacu atari nyiri ubuzima. Hanyuma bavuga ngo nujya ujya gusenga ujye wibwira ngo Data wa twese uri mu ijuru, mu yandi magambo wowe nyiri gutanga ubuzima uko twese turi. Ni wowe soko y'ubuzima, ni wowe ufite. Mu yandi magambo, Imana ishaka yuko tuyiza muri sengesho dufite icyizere yuko ariyo nyiri ubuzima. Hari ibintu byinshi bifata ubuzima, twibwira ko bifite ubuzima bwacu, ariko buri Imana niyo nyiri ubuzima. Yaravuze ngo ni njye mutsima w'ubugingo. Nahoze mbwira abantu ejo twari turi kumwe, Bibiliya y'Ikinyarwanda irimo amagambo ikoresha ahantu hamwe ho gukoresha ubuzima, ikoresha ubugingo, sinzi menya byaratewe n'abasobanura, ariko ni mujya mu zindi Bibiliya baravuga ngo ni the bread of life, mbese ni ubuzima, ni umutsima w'ubuzima. Rero iyo tuyijeho tugira ngo tukore nayo, turabwira ngo ni wowe nyiri ubuzima, ni wowe soko y'ubuzima. Mu yandi magambo, izina ryawe ryubahwe. Iyo tuvuga izina ryawe ryubahwe, ni ukuvuga ngo Imana ishaka yuko mu isengesho dusenga tuyiramiriza tuyita nyiri ubuzima. Kuramya si ukuzamura gusa amaboko, kuramya si ugucuranga n'ibindi bitandukanye, ahubwo kuramya nawe ubwira Imana ngo Mwami, ndaje kubaha izina ryawe ryitwa Data, kuko muri Data wa twese niwe ubuzima bwawe buri wese buri mu izina rya Yesu. Abantu bajya bibeshya ko ubuzima buri mu byo bakora, abantu bakabeshya ko ubuzima buri mu mashuri bize. Umuntu akavuga ngo nafatishije ubuzima, ashaka wenyine kwitwa nyiri ubuzima, akaba ari we wenyine ugumana ubuzima. Haleluya. Ariko muri mujya gusenga rero, mujya muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Mu yandi magambo, ndakuramiriza muri iryo zina rimbwira ngo ni wowe nyiri ubuzima, life giver. Haleluya. Haleluya. Waba wiga, waba ukora akazi, waba ucuruza, ibyo waba ukora byose, reka Yesu reka tubongere kumunamira tuvuge ngo Data wa twese ni wowe nyiri ubuzima. Hanyuma akurikira umurongo ukomeye,
ngo ubwami bwawe bose, ibyo ushaka yo mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Aha ni ahantu turi gushyira ubuzima bwacu. Ni igice cya mbere, turi gushyira ubuzima bwacu mu Mana. Mu yandi magambo, turi gushyira ubuzima muri nyir'ubuzima. Haleluya. Hanyuma aravuga ngo rero reka ubwami bwawe bumanuke. Ndashaka gusobanura iryo jambo tumaze iminsi tuganira. Ubwami bw'Imana si intebe imanuka, ntabwo ari guverinoma imanuka. Iyo tumanuye ubwami bw'Imana tuba tugira ngo uyu uvuze ubwami bwose bugira amahame, ubwami bwose bugira principe, ubwami bwose bugira indangagaciro. Ni mu Rwanda bavuga ngo nono bukanagira za kirazira. Buriya iyo nshaka kugira ngo nyir'ubuzima amanuke, manura ubwami bwe. Muzarebe nta mubyeyi n'umwe utagira ubwami. Umubyeyi wese agira ubwami bwiwe, ntabwo ari ubwami butegeka, ariko umubyeyi wese iyo ushaka kujya umugisha wa buri mubyeyi hari ibyo wubahiriza. Nkunda kubwira abantu, papa wanjye yari afite ubwami bukomeye ngo saa 12 twe twageze mu rugo, mbese saa 12 bwari ubundi bwami. Rero iyo tuvuze kumanura, iyo tumaze kumwita data nyir'ubuzima, turahindukira tukamubwira ngo rero reka ibyo twifuzaho, reka ibyo ushaka, reka ibyo dutekerezaho, reka bimanuke. Reka tumanukane indangagaciro z'ubukristo, tumanukane indangagaciro z'ubwami. Nawe mbwira abantu bamwe, turi mu isi, twari tumaze iminsi, murabizi ko twari tumaze iminsi tuvuga icyumweru cya business week. Abantu benshi bajya bibeshya ngo nimanura ubwami bw'Imana mu byo nkora ndabambyishe, nimanura ubwami bw'Imana mu mashuri yanjye ndabambyishe. Bisa nkaho dushaka yuko dukora ibyacu Imana ikazari, ariko ibanga ry'umuntu ushaka kubona nyir'ubuzima akora nuko yemera kumanura ubwami bw'Imana. Buri mukristo wese wicaye ahangaha muri domaine ari abakora mu biro, abakora muri leta, amagira gute, tugiye tumanura ubwami bw'Imana, tukemera indangagaciro z'ubwami bw'Imana, tukemera za kirazira z'ubwami bw'Imana gukora muri twebwe. Ndabarahiye isi yatera imbere, u Rwanda rwatera imbere, twabona umugisha. Ahubwo dufite abakristo bagira ngo ubwami bw'Imana bumanuka ku cyumweru gusa, hanyuma kuwa mbere nkirwariza. Oya, Imana yivuze ngo reka ubwami bwawe bumanuke. Navuze ijambo rikomeye, iyo ubwami bw'Imana bumanutse umva makuru, data ntasigara ari uwo mu ijuru gusa, data ahinduka umufatanyabikorwa nawe. Haleluya. Buriya dukeneye business partner, dukeneye kugira uyu muntu mu byo dukora byose tukagenda nawe, kandi iyo yamanutse ajya dufasha kugenda uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Hari abantu bambaza ngo nahoze na nimugora twari turimo tubiganira, umuntu ambaza ngo harakazi hano muri minsi utakora utibye, harakazi utakora. Buri muzi ikibazo nuko mwasize ubashoboza. Numwemere ukamanura ubwami bw'Imana. Iyo ubwami bw'Imana bwamanutse, hamanutse nyir'ubuzima. Uyu rero ubwami bw'Imana ndabumanura muri njyewe, bugakorera muri njyewe, bugakagaragara muri njyewe, bukagaragara mu ndangagaciro z'ubwami bw'Imana aho ndi hose mu izina rya Yesu. Niba uri umunyeshuri wiga, manura ubwami bw'Imana aho wiga, kugira ngo ubwami bw'Imana nibuze ibikoresheje mu mwami Yesu, muri iriya class, muri biriya biro, hariya nirirwa, muri biriya bacuruzi, reka ubwami bwawe buze. Haleluya. Ubwami bw'Imana buriya hari ibintu tubamo, aka kazi ngakoze nazagwa mu byaha, aka kazi mbese tukamera nkaho twikanga. Buriya ntukagende wenyine washaka kugenda nawe mu izina rya Yesu. Udatanze akantu ntiwakora mu mujyi, udaciye ahangaha ntiwanyura ahangaha. Buri ikibazo duhari nuko tutamanuye ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Dukeneye kubwira ubwami bw'Imana ngo nibuze umanukire muri twebwe, bukore muri twebwe, uko bukene uko bwije tubone bugaragara mu izina rya Yesu. Muzi ijambo rivuga ngo riri muri Gutegeka kwa 2:28 twaraganiriye, havuga umurongo wa mbere uvuga ngo nimugira umwete wo kwitondera amategeko yanjye, mukumva ijwi ryanjye mbabwira uyu munsi. Nabwiye ko ubwami bw'Imana bukora buri munsi, n'ubwa buri munsi, buzana buri munsi, ngo imigisha yose izabazaho ivuye mu ijuru mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, akaga nuko muri ubuzima Imana atari umupatina wawe mu byo ukora mu izina rya Yesu. Iyo utakaje ubwami bw'Imana, kandi aza kubereka ngaha, iyo utakaje ubwami bw'Imana uri mu gihombo. Babwize ukuri, success, gutera imbere, kuzamuka, kugira aho ugire, ntibituruka mu mashuri n'ibindi byose, bituruka kubana n'ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi natangaye, muzi ko iri kumwe n'ubwami bw'Imana, si wowe wenyine ukora, ahubwo n'ubwami burakora. Buriya naje kubwira abantu, Imana yacu yatangaje, nta kintu na kimwe idusaba idahindukira ngo idufashemo. Urangukeneza? Nta kintu na kimwe ikubwira ngo reka ukukora uko ubwami bw'Imana bukore, ngo igusige hariya yo ntigaruke ngo ikorane nawe. Buri munsi ikubwiye ngo
reka ubwami bwanjye buze. Dore ibyo ngusaba mu bwami bwanjye. Buri munsi Imana irahindukira ikaba umufatanyabikorwa wawe. Njya nanabwira n'abantu bananirwa gukiranuka, buriya ku mbaraga zanjye sinakiranuka, ariko hamwe nawe gukiranuka birashoboka. Mu mbaraga zanjye sinabaho nkora kwa kundi, ariko hamwe nawe nakora bigakunda. Mureke ubwami bw'Imana umunuke mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Rimwe na rimwe Imana igize isaba ubwami bw'Imana ngo manuke, ntituma imenye n'agaciro kabwo. Reka mabwire, kwa gatanu narabivuze, Petero ari ku cyambu yabuze amafi, yakesheje byose ataroba, ibintu byanze, business yanze, ngo Yesu araza aramubwira ngo wandije ubwo bwato bwawe awubwiriza. Petero yaza kubundi ntiyari kumenya yuko ari ubwami bw'Imana buje gukora muri we. Muzi ko Petero nta hantu business ye yari ihuriye no kubwiriza, ariko Imana ireba inzira icamo, irabanza imanura ubwami bwayo, iramubwira ngo reka manze ntize tukize, amanura ubwato. Amaze kumanura ubwato, Yesu abwicaramo atangira kubwiriza. Atangiye kubwiriza nibwo ahindukiranye bya Petero, aramubwira ngo none waretse ubwami bwanjye buraza. Petero, nubwo ntaroba, ariko ninjye waremye amafi, nubwo ntarara ahangaha ndabizi. Rero ubwo ubwami bw'Imana bwamanutse, hindura urushundura urushore mu mazi. Buriya Petero ntabwo Yesu yamusanze ku musozi ngo amuhamagare, oya, ubwami bwe bwarabanje buramanuka buza mu bwato. Bumaze kuza mu bwato birahindukira, ibya Petero birasubizwa. Kugenda wenyine mu isi ya none, kugenda wenyine muri business ya none, kugenda wenyine mu mashuri ya kino gihe, kugenda wenyine mu kazi ka none, ni ukunyagwa zigahera. Ubwami bwawe buze. Iki nicyo cyifuzo tumaranye iminsi ngo reka ubwami bw'Imana buze. Ndaza kugera ku bintu bitatu y'ubwami bw'Imana buza ukora. Mwumve rero, ubwami bwawe buze nimara kumanuka, ibyo ushaka ari byo biba. Mbese nemera ubushake bwawe kuruta ubwanjye, nemera amahame yawe n'agaciro kawe kuruta ubwanjye. Naje gusanga nta kimana itubwira kitari inyungu zacu. Rimwe na rimwe tujya twibeshya tukagira ngo iby'Imana idusaba ni inyungu zayo, ariko Imana yamaze kunguka. Ndabibabwira, Imana yarungutse. Isi n'ibirimo byose yavuze ngo ifite n'inka z'ibirarashyamba. Ibintu byose naje kumenya yuko y'Imana insaba kondisiyo runaka, ni kubw'inyungu zanjye, si kubw'inyungu zanga. Abantu baza kujya kuri YouTube muzakurikire, ntabwo twavuga igice twize, ariko mbigije cya 10 kwa kane. Narababwiye ngo abantu bajya banibeshya bakagira ngo y'ubwami bw'Imana buje bukanegeka icya 10 ni ukugira nta kimana ikeneye kungukamo. Niyo mpamvu itagufata mu ijosi ngo ikunike. Yabaginiga abenshi mwari kwa muri hanje mutaje guterana, ariko icya 10 it's your own benefit, ni kubw'inyungu zawe. Narababwiye ngo icya mbere, urugero, icya 10 cyo gikora gifungura imiryango yo mu ijuru n'imigisha yo mu ijuru. Icya kabiri, icya 10 giprotectinga, kirinda injyanye, kirinda utuntu tukwiba turi aho ngaho. None hari ibintu bimwe mu bwami bw'Imana tutazi yuko iyo twahamagaye ubwami bw'Imana, duhamagaye ubwami bw'Imana. Abantu ngira guhamagara ubwami bw'Imana ni ukuvanga ibyacu, ariko buriya iyo umanuye ubwami bw'Imana ahubwo wowe wifunguriye umugisha. Niyo mpamvu Yesu aravuga rero munkurikira ngaha, mwanze mumenye ngo ndi data wa twese, ni njyewe mutanga buzima. Kabiri, mwemerere ubwami bwanjye bumanuke. Nimara kwemera ubwami bwanjye bumanuke, rero dore ibintu bitatu. Ijambo rya mbere, muvuge ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Haleluya. Iri sengesho twagize mu idini rihinduka igidini nyine, ariko reka tugige ku Imana ishakaho. Mbese mu yandi magambo, numenya yuko rero mutanga buzima ukamanura ubwami bw'Imana muri wowe, ijambo rya noneho we ubwami bw'Imana wafashe ubuzima bwawe bushyira mu bwami bw'Imana, none ubwami bw'Imana nabwo buje mu buzima bwawe. Ijambo rya mbere ngo uzava ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubaha, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwa mu isi kuko bikorwa mu ijuru. Hanyuma uba ushyize ubuzima bwawe mu Mana, hanyuma Imana nayo ihindukire ize mu buzima bwawe, ikubwire ngo noneho wemerewe kuvuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Kabone n'ubwo ukorera miliyoni, uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Kabone n'ubwo business yawe iteye imbere, uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Muzi amakuru, iyo twise Imana tukayibwira ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, ni ukutwibutsa ngo nubwo ukora ugakorera byinshi, ukagerageza, ukabaho ngaho, ariko wibuke yuko ari njyewe Jehova Yire,
imana yirongera. Ivuga ngo nujya mu byanjye uzamenye ngo ibyo nkubwiye ngo usaba ibyo kurya nuko namaze kubwira ngo ubwami bw'Imana bwamanutse hinduka imana yirongera, imana yitwa Jehova Yire. Abantu benshi iyo bajya kwanga ubwami bw'Imana bibwira yuko bafite uburyo bwo gushaka umugati n'uburyo bwo kubona n'uburyo bw'iki byose. Imana ishaka kwitwa yuko ari njyewe Mana itanga, Imana provide, itanga. Ndi Imana. Murabizi iri jambo yavuze ngo ni Jehova Yire yarivuze ubwo Aburahamu yajya gutamba umwana we, biri mu itangiriro igice cya 22 umurongo wa 14. niwe ijambo yitwa Jehova Yire rivugire. Mu yandi magambo y'ubwami bw'Imana bwamanutse imanuka nka Jehova Yire, imana yirongera mu izina rya Yesu. Iduha ibiryo byacu idashingiye ku mushahara, iduha ibiryo byacu idashingiye aho dutuye, iduha ibiryo byacu idashingiye ibyo dutunze. Niyo mpamvu ibigutunze muri Kigali birenze kure umushahara uhembwa. Ntabwo twubaka amazu kuko twakoze cyane, ahubwo iratubwira ngo nimumara kumanura ubwami bwanjye mubwire ngo uduhe ibyo kurya byacu. Impamvu ndi Imana ironka, ndi Imana itanga. Aburahamu ari kujya gutanga umwana we Isaka, azamutse umwana amubaza ko mbona inkwi, abona umuriro, umwana w'intama ari hehe? Aramubwira ngo Uwiteka ari bwirongera igitambo. Ntabwo yari azi aho iri gikure, nawe ntiyarazi ibyo asubije, ariko aremesha akanwa avuga ngo Uwiteka ari bwishakira igitambo. Reka mabwire, iyo ugendana n'ubwami bw'Imana bwamanutse mu kazi kawe, muri business yawe, aho uri hose, ugendana n'Imana yitwa Imana Jehova Yire, imana yirongera. Uduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Bageze ku musozi, umunsi Aburahamu ajya kwica umwana we, Imana yamubwira ngo have, reba hariya ari umwana w'intama. Muri yo twamanuye ubwami bw'Imana izi kudutungira akaboko atubwira ngo dore ahari umwana w'intama. Hanyuma Aburahamu ahita avuga ngo ni Imana yirongera, ikazana intama ikayizana. Iravuga ngo rero ko ndi Imana yirongera, ahita yita ngo ni Jehova Yire. Iyo tuyibwiye ngo duhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, igira ngo iratubwira ngo ndashaka ngo mungiremo security, ubwo mwashyize ubuzima muri njyewe nanjye ndaje mu buzima bwanyu. Ijambo rya mbere, ndamanuka ndi Imana yitwa Jehova Yire, imana yirongera. Abo twari tumwe ku munsi wa mbere, umunsi abana ba Isirayeli, ndashaka kubivuga ahangaha. Hari igihe rimwe dukora ibintu tukagira ngo uko twakoze cyane twateye imbere. Abo twari turi kumwe kuwa mbere twavuze mu gutegeka kwa 2:8, ubwo abana ba Isirayeli babonaga bari mu butayu bagiye kwikuka mu gihugu cy'amasezerano. Irababwira ngo mugiye kugera ahantu mwari mutunzwe n'amana, mujya mubariwe n'amazi muyabariwe, ngiye kubatwara mu gihugu, muzasangamo seyire n'ingano, muzasangamo imbuto, muzasangamo imizabibu, muzasangamo imitini, muzasangamo amabuye y'agaciro. Hanyuma mukore, muhaguruke mukore. Nimukora muzabona amazu, nimukora muzubaka amazu, nimukora muzagira amafaranga kuri konte, izabu n'ifeza bizazaho. Nimukora ibintu bizagenda neza bicemo. Hanyuma dore ibintu biri muzirinde. Ijambo rya mbere, turi kuri Jehova Yire, imana yirongera. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Iyo twamanuye ubwami bw'Imana imanuka nka Jehova Yire mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza kumanura ubwami bw'Imana. Iravuga ngo dore ibintu biri muzitondere. Ijambo rya mbere, haleluya. Nimumara kujya mugahaga, mukagira amakonte, mukagira amamodoka, mukagira ibiki, business yagenze neza, amashuri yabaye success, ibintu byose byari bigenze neza. Ijambo rya mbere, muzirinde ntimuzibagirwe urugendo. Mujye mwibuka aho Imana yagucishije uhibuke. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, nimumara kujya mugahaga, ahanga tuyibagirwa, ntimuzibwire ngo ni imbaraga zanjye na tekinike yanjye na diplome yanjye, nuko ngewe ndi umunyenyanza tuzi gucuruza neza, nuko dufite igishoro n'ubundi wacu bacukuzi bashora. Ngo uramenye, ntuzibwire ngo wabiheshejwe n'imbaraga zawe n'amaboko yawe, ahubwo ngo uzibuke yuko Uwiteka Imana yawe ari uguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. He is the one who give you power to make wealth. Imbaraga zirema ubutunzi. Buriya bijya bintangaza iyo tutamanura ubwami bw'Imana tuba turabaza, kuko iyo ubwami bw'Imana bwamanutse Imana yirongera. Rero turashima Imana yuko iyo twamanuye ubwami bw'Imana
imana irirongera. Wiga kumanura ubwami bw'Imana, wipfira mu tunyanga tw'ubusabusa. Buriya Imana ikubwiye ngo wikoraho ibizi kubigenza. Njya nkunda kubyigisha. Mana yanjye, Satani ni umuriganya. Mwari muzi yuko Yosefu kwa muka Potifa, ari kwa muka Potifa, yarumva umuntu udatanze akantu ibyakunda rwose urabyumva neza. Buriya twabuze umutekano w'Imana yirongera. Twabuze kumanura ubwami bw'Imana ngo nayo ihinduke Jehova-Yire. Ndabifuriza kumanura ubwami bw'Imana, kugira ngo Imana ihinduke Jehova-Yire mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Yosefu muzi yuko yasambana na muka Potifa. Bibutse, muka Potifa ari mwiza, ntabwo ari umugore w'umuturage, yari umugore wa generali, yari umugore urinda. Potifa yarindaga ingabo zirinda Farawo, niko bivuga. Ntimugire ngo muka Potifa, ntimugire ngo ni umuntu wari aho ngaho. Yosefu, babwize ukuri, Yosefu ntiyasambana nawe, ubwami bw'Imana bumanuka. Muzi ko ubwami bw'Imana bwamanutse, yaramubwiye ngo sinatinyuka gukora icyaha kimeze gutya kuri databuja ntiyakumaye. Ariko icya kabiri, nubwo databuja atarahangaha, ugendana n'ubwami bw'Imana. Ndashaka kubwira, sinatinyuka gukora ibintu mu maso y'Imana. We nuyabona, ariko njyewe ubwami bw'Imana bwaramanutse, sinatinyuka gukora ibyo. Ntibyakunda, ntibyankundiraho. Uzi amakuru yabaye? Yosefu ajyanwa muri gereza. Babwize ukuri, reality. Yosefu ajyamana na muka Potifa, yari kubona avantage. Hari avantage kamwe yari kubona. Iyo umuntu Satani ajya kumwimugisha we, amubwira ko hari avantage kamwe. Iyo utanze akantu, isoko uraribona. Yosefu hari avantage ari kubona kamwe. Ntiyari kongera kurara mu gikoni, yari gutangira kurinda ahangaha. Ariko mumva akaga Yosefu yari kubagize. Yosefu yari kubatakaje igihugu, agasigana igipangu. Yari magambo, Yosefu yajyamana na muka Potifa, yari gutakaza igihugu, akagumana igipangu. Agasiga ngo ninjye manager wa kino gipangu, kandi Imana ntimubikiye igipangu, Imana imubikiye igihugu. Umeneze, hari igihe tutamanura ubwami bw'Imana, tukajya mu tuntu n'ibitagenda gutya napfuye. Ntabwo tubeshwaho, maze bikubaza iminsi babwira ngaha, ntabwo tubeshwaho n'umupaka wa Uganda, tubeshwaho na Jehova-Yire, Imana yirongera. Umupaka wa Uganda wafunze, turapfuye turashize. Ntabwo Imana ndemeye gutungwa n'umupaka wa Uganda. Njyewe Imana irambwira ngo numanura ubwami bwanjye, uzambwira ngo nsaba ibyo kurya kuko ndi Jehova-Yire, Imana yirongera ikuraho bidakurika mu izina rya Yesu. Yosefu icyari kuba kidasanzwe, yari kujyama na muka Potifa, agahusha igihugu, agatana igipangu. Ariko amakuru meza, ubwami bw'Imana bwaramanutse, Yosefu ahusha igipangu, atahana igihugu. Ndabisubiramo, nudakora akazi, nudasambana akazi nukabona, umva wakabona ko wasambanye, ariko utahanye igipangu, uhushije igihugu. Buri munsi yose utamana ubwami bw'Imana, mu kazi kawumaho utahana ibipangu, Imana iguhikiye igihugu. Ariko muzi amakuru, mwarabyumvishije, Yosefu nyuma y'igihe wasuzuguritse, umwana ubonye imboga zizanye, umuntu utazi aho yigeze, umuntu atazi ko Imana ifashe wifashije. Ariko utwo turongo tw'uduce nanjye kize tunangaza. Imana ifashe wifashije, Imana n'ubura ubwenge, Imana izaguta. Umva, turiya Yosefu yararimo. Ariko mwirinde uyu munsi none, mumanura ubwami bw'Imana, muhushe igipangu, ariko mutahana igihugu mu izina rya Yesu. Ndabizi biturimo turabishana ngo n'imikino, isoko ryagucika, projet rutse kucika mu kazi rwose. Umuntu arayizana arambwira ati projet, arambwira ati yari projet y'amafaranga menshi, arambwira ati twicara mu biro, yangura muri y'ama projet, arambwira ati ngaya amafaranga, ariko nawe kameme urabizi ko wajya wabigenza. Nta muntu utanga amamiliyoni gutya gusa, nta n'icya 10, nta n'iki. Ndamubwira ni mu ndangagaciro zanjye ibyo ntibyakunda. Asoka nyitegeza ngo ukuntu wari eligible, wari wujuje ibisabwa byose. Ariko mabwire, igipangu cyo gihe nagihushije. Hari abakozi rero dukorana, bamwe bakarambwira ngo ariko boss, kameme buriya twari gushaka ko tubyita muri raporo, ariko kameme ntaducike. Ariko nyuma y'amezi 6 nabonye ikubye 3. Ntimukire ngo gukiranukira Imana kubona ubwami bw'Imana turahusha. Impamvu tudahusha, iyo dukiranukira Imana tukamana ubwami bw'Imana, bya bindi bikagucika. Satani mabwira gucitse, yo mugira ngo ni igipangu cicitse, ariko igihugu kirandindiriye. Reka ubwami bwawe buze,
niba ubuza bwageze hariya ukawumanukaza mu buzima bwawe, nanjye ndaza guhindura mpinduke Jehova Yire, Imana yironkera, nkuremere umutsima mu byo utatekerezaga. Izi kwirongera, izi kwirongera, isi yo kubatera ubwoba Imana izi kwirongera. Mwijya gukwepa ubwami bw'Imana, Imana izi kwirongera. Hanyuma utubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abidukorera. Hariya rero ubwiye ngo ndi Jehova, ni ijambo rikomeye. Mekodishekemu birasobanura ngo ni Imana yeza. Iyo twamaniye ubwami bw'Imana, byanditse mu Kuva igice cya 31 aravuga ngo yitwa Mekodishekemu, bisobanura ngo ni Imana yeza. Mu isi imeze gutya, mu isi igoye, turacyafite Imana ibabarira. Iyo yamanuye ubwami bw'Imana, ntimanuka itanga umutsima gusa, ahubwo imanuka ineza. Rwose hari icyaha Imana yakesikizaho ikakidukuriraho mu kazi kacu. Iki rwose ntakagire ubabeshya, ntabwo turi depo y'ibyaha ngo dutere imbere. Ntabwo turi depo, ntabwo. Kandi ejo twari turimo turabivuga, nta nubwo tubere kunezeza abantu kugira ngo tugire aho tugere, tubere ko ngo tube mu ndangagaciro z'ubwami bw'Imana. Arangije aravuga ngo ni Imana ijya yeza, iyo tuyegereye iza gutanga imbabazi. Haramubwira ngo mu isi ya none kwera wapi, ibintu udakoze ibingibi wapi, udacanga wapi, oya rwose utanyuze muri ibi ngibi byakunda. Nawe rwose Imana ikwiye kutwisikiza. Reka mabwire tuti musaraba, ureba ahangaha, Imana yacu ni Imana ibabarira. Ariko ntabwo Imana yacu ikora forfe ngo ibwire ngo ibi byirengagize nkomeze. Nawe ni munambwira ngo cyakora ngo akazi nkora ngo iki cya rwose Imana izakexonora. Imana ntijya exonora ibya, ntijya hisonera ibya. Imana na arbitre ukomeye. Uriya mu bantu ba mbere rifari abarbitre baranangaza. Uzi ko arbitre ntitaye ku rusaku n'induru abantu bavuza, agira ngo mabwire Imana irababarira, Imana ireza, Imana itweze, ni Jehova Mekodeshemu, Imana itunganye. Ni refari ukomeye numiwe. Imana agira umwanya wanjye mukoresha tuze gusa gusenga Imana, tubwira ngo reka ubwami bwawe buze. Urabizi buriya umusifuzi yiri murakina ugakora ikosa, we ntiyita ku mvugo z'abafana, agumana arasifura akavuga ngo noneho ukagumya ugacenga ukagikubita abantu abafana, wajya kureba inyuma ugasanga ameze gutya, akakubwira ngo garura baro, uyigarura uyitunda, ariko ntiyabyumvaga. N'ubundi wasakuza cyane agakuramo jone, wakomeza urusaku akakuvana mu kibuga. Buriya hari abantu bazi ko Imana hari ibya yexonora. Umva no muri kino gitondo nubwo wirengagije, garura baro. Umusifuzi ntiyita ku birometero umaze wirukanka. Izafatiraho, ntigifatiraho, oya ntifatiraho, irakubwira ngo kuko ndi Imana ibabarira, y'ubwami bwanjye bwamanutse, simba Jehova Yire gusa, ahubwo mba n'Imana ibabarira. Zana usubize. Uzi umuntu yagaruje baro, uzi ko Zakayo yamugaruje baro. Zakayo yari yarariye atera abantu abibagira gute. Zakayo ngo mare gukizwa ntawe umukozeho, aza gusanga agomba kugarura baro. Urambwira ngo baro se nayigarura none ko yarenze, komeza ucenga. Arbitre yarasiba. Unda kwivuga niba nabivuga ko mu isi turimo, n'isi tubeshya ngo hari ibintu bimwe nyine byumvikana, twashyira mu gaciro twumvikana. Reka mbabwire, iyo urimo urumva radiyo 102.8 umucyo, ukayivanaho ukajya ku 100.7 radiyo Rwanda, ntuzibwire ko radiyo 102.8 yacecetse, iracyavuga. It's your choice, ariko iracyavuga. Abantu rero bazi guhindura shene y'Imana itangiye kuvuga ibyo bintu ngo yeze itunganye, bazi guhindura shene cyane. Kamemu vraiment nawe urayibona, kamemu ni igihe cya diru. Umva byakitwa bya diru baro. Ntabwo Imana ikora for, Imana igarura match aho yapfiriye. Mekodeshekemu, Imana yeza.
rero nitumanura ubwami bw'Imana izaba Jehova Yire, ariko inahindukire iyo bikodeshemo Imana Yesu izaba Imana ironka, ariko indikire ihinduke n'Imana itunganye. Mwino si ya business, mwino si goyi, isi iteye gutya. Arambwiye ngo ndabihumiriza nkahumiriza nyine ngahumiriza facture muri Dubai ntiwayizana ngo uzumuke muri Kigali, ndahumiriza nyine. Ni ikibazo ubwami bw'Imana ko bwavuze turabigenza gute? Ariko ni ku nyungu zawe, si ku nyungu z'Imana. Reka mabwire, nta muntu n'umwe washoye umushinga wo gukiranuka wahomberemo. Satani akwereka nyine ko igipangu gihushije, ariko finally igihugu uragifite. Mwanya wanjye wagiye. Icyarangira avuga ngo haleluya, yaje mu buzima bwacu, tumushyire mu buzima bwacu, ariko nawe ahindukira aze mu buzima bwacu. Araza mu buzima bwacu ari Jehova providing, utanga ibyo kurya, utanga ubuzima, wirongera aze ari utweza n'udutunganya gatatu. Haleluya. Ntuduhane mu bitwoshye, ahubwo dukize umubiri. Imana ishimwe. Dore icyo nkunda hanga, Imana ntidusige mu bitwoshye, ntidutererane mu biduhagurukiye, ahubwo ihindukire dukize umubiri, itubere protection, itubere inatubohore deliverance, itujyana ahandi hantu, kuko ni Imana yacu. Yaravuze ngo ni Jehova Nisi. Haleluya. Ndashaka kuvuga hanga, mu bantu bamanura ubwami bw'Imana, Imana irabarongera, Imana irabeza, ariko Imana iranabarinda, ishyiraho uburinzi ku buzima bwayo. Ifite intambara nyinshi irwana ikazinesha. Kubera iki? Kuko wamanuye ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Ivuga ngo ni Jehova Nisi, yabivuze. Haleluya. Imana yita ngo ni Jehova Nisi, n'atangaye yabivuze ubwo Mose yaramaze kurwana n'abameleki. Abameleki ngo babarembeje amanywa n'ijoro, ngo irangira abanesha. Ibanesheje ngo Mose ashinga ibuye, biri mu Kuva igice cya 17 umurongo wa 15 muraza kwasoma. Haravuga ngo ashinga ibuye, haravuga ngo Uwiteka rirahiriye ko azajya arwanya abameleki ibihe byose. Iravuga ngo niswe Jehova Nisi, ntabwo ndi Imana ironka gusa, nta nubwo ndi Imana yeza gusa, ariko ndi n'Imana irinda, ndi n'Imana ikora protection, ndi n'Imana ibohora. Rero sinzemera yuko bajya mu kibi, kandi nzabarinda umubi, kuko ndi Imana yitwa Jehova Nisi. Imana yavuze ngo nzajya mbarwana intambara igihe cyose, ngo nesha Midiyani imitsi yose. Reka mabwire, iyo twamanuye ubwami bw'Imana, Imana igitubera Jehova Nisi, ikaturwanirira, ikatuba mu ruhande rwacu, ikaturwanira amatakirwanira, kuko ni Jehova Nisi, Imana iri kumwe natwe idutunganya. Ntuduhane mu bitwoshye, ahubwo ushyiraho protection. Haleluya. Haleluya. Dore inyungu z'ubwami bw'Imana, zo kumanura ubwami bw'Imana. Iya mbere, izirongera ibyo kurya Jehova Nisi. Iya kabiri, izaba Jehova Mekodeshekemu, bisobanura ngo ni Imana izagitweza. Iya gatatu, izatubera Jehova Nisi, Imana ishyiraho umutekano ikaturinda. Kandi reka mbabwire, abantu bamanura ubwami bw'Imana mu byo bakora, Imana izikurinda. Hari ibintu bihaguruka hepfo, bigahaguruka hino, bigahaguruka hirya, tukibuka yuko ntazadutererana, ntazaduhana mu mubi, ahubwo azaturwanirira, azaturwanira ku mubi, atunesheje mu izina rye Yesu. Mureke tumanure ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buzaduha, ubwami bw'Imana buzatweza, ubwami bw'Imana buzaturinda mu byo ukora byose. Kandi reka nkubwire, izi kurinda hari n'ibyo irwana ntitumenye iyo byarengeye. Iravuga ngo nzajya ndwanya Abamidiyani, nzajya ndwanya Abameleki ibihe byose. Mbese uko wamagaye ubwami bw'Imana, bugirwanya Abameleki, hari n'ibyo irangiriza hirya utazi igihe birangirije, kuko ni umwami wacu mwiza mu izina rya Yesu. Mureke dutunge ubwami bw'Imana muri twebwe, bumanuke muri twebwe, butubere Jehova Yire, Imana yirongera, butubere Jehova Mekodesheki, Imana itweza, butubere Jehova Nisi, Imana iturindira ibyacu, ababana protection yacu. Kandi reka mbabwire, dufite Imana iturindira ibyacu. Reka ubwami bw'Imana bumanuke, Imana irinde ibyawe, irinde ducamo. Ariko mureka mivuga tsenga Imana. Nukuri mbabwire, dufite Jehova Nisi.
Imana irwanya abameleki iminsi yose. Babwize ukuri, amahirwe abarokore tugira, impamvu umuntu atugikora bikemera, impamvu umuntu abicamo bigakunda, ntago muyaza. Naje kumenya amahirwe baratugira namwe, nuko naje gusanga nsanga, haleluya, naje gusanga nsanga ikipe dukinamo nta zamu rigira. Buriya ikipe yacu burya nta zamu rigira, kuko hari igihe Satani ahaguruka ukavuga utarakinjije birarangiye, agacenga agasiga yatugaraguye n'abafana be basakuje, ariko yajya gutsinda agasanga nta zamu ririyo, kuko dufite Imana yitwa Jehova Nisi, yavuze ngo uzajya inesha abameleki iminsi yose. Ntuduhane mu bitwoshya, iyi kipe nta zamu ribamo. Hari igihe biduhagurukira, ibyo mu rugo bigahaguruka, mu kazi bigahaguruka, bizinesi igahaguruka, hirya bigahaguruka, ukarindira yuko kinjira zero. Biraza bitugeraho, biratuzunguruka, ariko ni Jehova Nisi yavuze ngo ndirahiriye, irirahira ubwayo iravuga ngo ndirahiriye nzajya ndwanya abameleki ibihe byose, kuko ndi Imana itazabaterana mu bibi, ndi Imana izabana namwe. Reka ubwami bw'Imana bumanuke mu byo ukora, reka ubwami bw'Imana bumanuke. Nibumanuka izakubara Jehova Yire, Imana yirongera. Ubwami bw'Imana bumanuka izakubera Imana yeza, Imana itunganye, Bekode Shekemu. Ubwami bw'Imana bumanuka ntizagutera mu bibi, ahubwo izagukiza aho ngaho. Arangije aravuga ngo kubwo kuko uri Imana yeza, ukaba uri Imana yirongera, ukaba uri Imana irinda abameleki, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe, ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru, mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, mu kwa cumi, mu kwa cumi na kumwe, mu kwa cumi n'abiri, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none. Nitumanura ubwami bw'Imana, Jehova Yire azirongera. Nitumanura ubwami bw'Imana, Jehova Mekoshedeke azatweza. Nitumanura ubwami bw'Imana, Jehova Nisi azajya arwanya abameleki ibihe byose mu izina rya Yesu. Mpaguruke dusenge Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kubasengera ubwami bw'Imana bukongera bukamanuka. Sinzi ibyo ukora, sinzi aho wirirwa, ariko hari Imana iguye umutekano. Jehova Yire, Imana ikuraho bidakurika. Hari Imana iguye ngo Jehova Mekode Shemu, nzajya nkweza buri gihe uko bukeye uko bwije. Iyo njyewe ngo ndi Imana yitwa Jehova Nisi, nzajya ndwanya abameleki ibihe byose. Hanyuma kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none ku cyumweru na mirere. Mana turagushimye, turaguhimbaje, urakoze kuri Imana nziza. Hari ibyo tuganirije, hari ibyo uvuganye natwe, ariko twongeye ngo Data wa twese uri mu ijuru, we nyiri gutanga ubuzima, we Mana yirongera, we Mana yibonera, we Mana yikuriramo. Reka ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe buze kuri uyu mukobwa, ubwami bwawe buze kuri uyu musore, ubwami bwawe buze kuri uyu mugabo, ubwami bwawe buze kuri uyu mugore, ubwami bwawe buze mu kazi kacu, ubwami bwawe buze muri bizinesi yacu, ubwami bwawe buze tugenda, ubwami bwawe buze twicaye. Duhamagaye ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bujya mu mabiro dukoreramo, ubwami bw'Imana bujya mu maklase, ubwami bw'Imana bujya muri bizinesi yacu mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe, ubwami bwawe, ubwami bwawe nibwongere bumanuke. Buri wese buri gitondo abona ubwami bwawe, yicaye mu kazi abona ubwami bwawe, ubwami bwawe tugendane, ubwami bwawe twicarane mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Kandi igisenga mwana, ubwami bwawe nibumanuka, waduhaye umutekano ngo uzatubera Jehova Yire, uzatubera Imana yirongera muri byo dukora, uzatubera Imana yirongera, uzatubera provider, uzatubera provider mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Reka ubwami bwawe buze
tubone Jehova Yire, Imana yironkera. Reka ubwami bwawe buze, tubone Jehova Mekodesheki, Imana yeza. Reka ubwami bwawe buze, tubone Jehova Nisi, Imana izagirwanya Amaleki ibihe byose, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Reka kuri kino cyumweru tugende teza ku bwami bwawe bugiye kuza. Reka twicaye mu ngo zacu twumva ubwami bwawe buje mwami. Reka ubwami bwawe buza buri munsi mwami. Reka buri daily, buri munsi tubone ubwami bwawe buza mwami, buhindura, butubuza, butweza, budutunganya mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kudahinduka mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka ubwami bwawe buza mwami Yesu. Biduteye ubwoba ni byinshi, bibituzungurutse ni byinshi, n'ibyo tutabona ni byinshi, ariko reka ubwami bwawe buze. Buri muntu wese wumvishe amagambo, buri muntu wese utazi amatwi kumva amagambo, reka ubwami bwawe maruke mu nzira imwe n'indi yose mwami. Urakoze kuri Imana nziza. Uzatubara Jehova Yire, Jehova Mekodesheki, Jehova Nisi, Imana izatugwana ibihe byose mwami. Kandi ndagushima yuko nta gitego kizinjira, kuko nta zamu rihari, ntari hari. Ibituhagurukira ni byinshi, ibishaka kudukoza isoni ni byinshi, abafana ni benshi, ariko uri Imana izajya iturinda ibihe byose. Ibyari bihagurukiye umusore uri ahangaha, ibyari umugabo uri ahangaha, ibyari umugore uri ahangaha, ibyari umukobwa uri ahangaha, turabyamamaje ngo nta zamu rihari, nta butsinzi buhari, hari ukuneshwa, hari ukubitwa hasi mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze mwami, urakoze data. Tugihagaze, iminota yanjye yarangiye. Niba ari umuntu utarakizwa uvuga ngo reka ubwami bw'Imana buze mu buzima bwanjye, cyangwa waraguye, tugihagaze twese, zamura ko gufasha gusenga Imana. Zamura ko waje mu gitondo ushaka guhura na Yesu, waraguye uva mu byizerwa, umaze imitsi mu byaha, zamura ko gufasha gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ntugire isoni, zamura akaboko, zamura ko gufasha gusenga Imana. Yesu agumugisha, zamura ko gufasha gusenga Imana. Yesu agumugisha, zamura ko Yesu atatugire neza mu izina rya Yesu. Zamura ko Yesu agumugisha. Mwe muzamuye akaboko, aho muzamura akaboko aho ngaho, nimutambuke muze tubasengera Imana. Muzana imbere mutambuke, abari hari nabo nyuma nahanga, muze tubasengera Imana. Tera intambwe zano, tera intambwe utishe, tubasengere. Muze rwose Pastor Gerishomare gira ngo dusengere, dukomeza gahunda. Mutambuke rwose, mutambuke, nta soni biteye, muze tubasengera Imana. Reka ubwami bw'Imana buze bukuraho imbaraga z'abadayimoni. Reka ubwami bw'Imana buze bukuraho ubusambanyi, ubujura, ububeshyi n'ibindi byose. Tambuka ngahore n'ubwami bw'Imana buhora, ubwami bw'Imana bukiza, ubwami bw'Imana buhora. Ni Jehova Mekodesheki, Imana itweza mu izina rya Yesu. Uyu munsi yakweza, yagutunganyika kugira neza. Tambuka tugusengera Imana, Imana umugisha wose. Kari Imana umugisha. Ijambo no umunyabyaha mwihanye, mwijuru umuntu zavu. Kari muze tubasengera Imana mu izina rya Yesu. Mutambuka tubashira imbere y'Imana. Yesu agire neza, amasange yagiye babasengera Imana, ariko reka ubwami bw'Imana umanuke. Jehova Yire, Jehova Mekodesheki na Jehova Nisi abane natwe, kuko ubwami n'ubutware n'icyubahiro nibyo byose iteka ryose. Amen, haleluya.